Bakunzi ba Karegeya Omar Pano, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza umwaka mushya muhire. Twabanye muri 2024, tubana neza, ubu tugeze muri 2025. Turabifuriza rero umwaka w'uburumbuke kuri mwese, dukomeza twagura umuryango. Turimo turakabakaba ibihumbi 37, ariko turashaka kuzagenda twaguka muri byinshi. Uyu munsi rero twimuye ibirindiro, ntago turi kuri Urban, ahubwo uyu munsi turi ku musozi kera bahitaga Kanyange se. Twageze mu burasirazuba bwo hafi mu karere ka Rwamagana, ngira ngo uyu murenge duhagazemo ni Gahengeri, ariko hakurya uriya ni umurenge wa Musha. Murabona ibikamyo bijya Ikibungo ku Kadasumbwa, muri apaji Musha, ahantu nabaye 2011 kuri paruwasi ya Musha. Hakurya ukarenga urenze Iduha ukabona imisozi yo muri cyahoze ari Murambi, nubwo ubu ngubu akarere ka Gatsibo, nubwo mubona burije nibwo tukihagera. Hanyuma urenze kuri apaji ugakomeza Umuramba mu Bitsibo, ugakomeza za Janjagiro ukagera Ifumbwe, ahandi bavuga ngo mutaza karaye Ifumbwe. Ubwo natwe ubu turi hafi ya Fumbwe. Iyi misozi yose aho bitaga za Runyinya, aha rero niho nge nahabaye ku giti cyanjye, nahabaye imyaka igera muri 3 kuva 91. ngira ngo aho haziye zone tampo, iwacu Byumba hamaze kuba zone tampo, naje ahangaha abantu bari kuri no misozi bambaniye neza, nubwo nyine benshi jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 yaje, benshi rwose irabatwara. Naha rero niho nifuje gukorera ikiganiro, kubera ko naje kuhasura umuryango nabagamo icyo gihe, naho wabuze benshi, ariko ababashije gusigara, abagize amahirwe yo gusigara nabasuye, niho nakoreye ikiganiro. So muri make rero uyu ni ikiganiro cya mbere cy'umwaka. Ni ngombwa ko tugira byinshi tugarukaho byaranze umwaka ushize, nk'uko ubushize nabivuze, ariko hari inkuru hari ibintu byinshi bimaze iminsi umuntu aba ashobora kugenda agarukaho. Uyu munsi hasohotse raporo ivuga ko u Rwanda ari urwa mbere muri Afurika mu bihugu bitekanye. Ibyo ni ibintu bifite byinshi bisobanura. Umutekano ni ikintu gikomeye mu gihugu. Polisi y'igihugu, Police Nationale, muri byinshi ikora, kugenda kongera umubare w'abakozi no kubongerera ubumenyi bwa karite, biri mu bituma igihugu gihora gitekanye. Kandi urumva none bikaba bigeze mu maraporo mpuzamahanga avuga ko ni urwa mbere muri Afurika, rukaba urwa 26 ku isi mu bihugu bitekanye. Ibyo rero ntabwo ari ibintu byizana dushima inzego nyinshi z'umutekano n'abantu n'inzego z'ibanze, nk'uko n'umukuru w'igihugu mu ijambo risoza umwaka yabigarutseho ashimira inzego z'umutekano, izizwi n'izitazwi, yongeyeho n'abakora inzego z'umutekano baba batazwi. Ibyo byose uruhare rwa buri wese muri ibyo bikorwa nibyo bituma u Rwanda ruhora rwitwa ko ruhabwa amanota. Rufite 0.85, rukaba urwa mbere muri Afurika. Igihugu cya mbere ku isi ni Luxembourg, n'ibindi bikurikiraho. Ibyo rero ntabwo ari ibintu biba byoroshye. Nk'iyo turebye mu rwego rw'umutekano, polisi y'igihugu yavuze ko kuri Noheli, mu ijoro rya Noheli 24, habaye impanuka imwe y'umumotari muri Kigali. Hanyuma 25 kuri Noheli nabwo haba indi mpanuka y'igare muri Gicumbi. Ibyo ni bya bindi rero byigaragaza ko tuba dufite n'umutekano, uko impanuka zigabanuka niko abari bimwe mu bigaragaza ko igihugu gitekanye. Indi nkuru yacaracaye abantu ntibayitindeho cyane, ni y'umwana numvise ngo wo muri Nyamasheke wahamagaye iwabo ngo yashimuswe, ngo bamuha amafaranga. Ibyo rero kubivugaho hari angire nyinshi abandi batagiye bavugaho. Icyambere ku cy'umwana yageze aho agera muri situation ikenera ko asaba iwabo amafaranga. Icyakabiri kuki mu byo yahimbye ari ugushimutwa. Hanyuma mu bintu byugarije urubyiruko twakunze kugera tugarukaho kandi tuzagarukaho n'undi mwaka, ni ukuba gushaka gukira bakiri batoya. Rimwe na rimwe ugasanga amafaranga ya Minerval yajyanye muri betting, ibi ndabitangamo itangazo kubera ko mu bigo by'amashuri
hateye utwitwa ngo ni power bet, hateye utwitwa ngo utudege, umwana arashyiraho 100 undi agashyiraho 200. Uko bamuriye ntabwo ari bibi ko umwana yatangira gushaka amafaranga hakiri kare, ariko niba ari ku ntebe y'ishuri ubuyobozi bw'ibigo byakagombye kuvuga ngo umunsi wa betting ni wenda ni nko kujya muri sport cyangwa kujya muri club mu giskuti no mu masaveri, ariko si igihe cyo ntabwo mu gihe cyo kuryama, ntabwo ari mu gihe cyo kwiga. Ibyo bikorwa bigomba kuba bihagaze. Uriya mwana rero mu buryo yageze muri situation ituma ko asaba amafaranga, ashobora kuba yanywereye ibiyobyabwenge cyangwa yajyanye muri betting cyangwa se hari ikindi kibazo yagize. Hanyuma rero tukagera no ku babyeyi. Ubundi n'ababyeyi natwe nubwo nyine amafaranga umuntu adapfa kuyatanga, ariko nanone appel avoir enfant prodigue, nuvuga ngo iyo uri umubyeyi urekura bigoye, niho handi uzatuma umwana ahimba icyo akubeshya. Niba umwana akeneye 100 akabwira umubyeyi we, umubyeyi aramubaza ati ukeneye ayiki, byagenze bite, hanyuma bakajya inama. Umubyeyi akabambwira ati rero mwana wanjye dore mfite 60 bujyanyaya, ukemura akabazo 40 nzayohereza. Ariko ikigaragaza nuko uriya mwana hagati ye n'umubyeyi communication ntabwo ari nziza. Either umubyeyi ashobora kuba yayamwima, umwana bikaba ngombwa ko abeshya. So kugira ngo rero tugire abana bagira aho babeshya ababyeyi ngo bashimuse ngo nimuzana amafaranga, naho harimo ikibazo cy'imiganirire hagati y'umwana n'umubyeyi, kuko ikibazo umwana agize yakabaye agitura umubyeyi. Uko cyakabaye nuko kwizerana biri gakeya, kubera ko urubyiruko rwa kino gihe benshi baba babeshya, cyangwa se atavugisha ukuri ko amafaranga yashyize muri betting bakayamurya cyangwa yashyize ku kadege. Tandukana na babandi babeshya ababona ishwa deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business, byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Indi dosiye yo ni ngari cyane, ni ngari. Nabonye hari ibitangazamakuru bikeya bisa n'ibifite amakuru kuri yo, ariko nta masomo bigenda bikuramo. Dosiye y'uwitwa Hirwa wafashwe ngo yabeshyaga abantu urukundo, akababwira ngo atuburira abantu ku marangamuntu anyuranye. Bira nabyo ni ibintu bigaragaza ko societe tugifitemo abantu bagoye, ariko nanone kugira amakenga ku bantu. Umukobwa numvise kuntu Hirwa ngo yafunzwe, noneho mugenzi we uwo bari bafunganywe akamuha nimero z'umusaza se w'umukobwa uwo wari ufunzwe yari yarateye inda, abati genda umusabira amafaranga. Hirwa agafata nimero, bikarangira wa mukobwa bari barateye inda amugize umugore. Abantu ntago amakenga aracyari makeya cyane, kuko ibintu Hirwa yagiye acamo abantu babaye bariteguye. Hari abatarashobora kuba batuburirwa nawe. Tanto ngo yigize padiri Kayitare, tanto yigize pasiteri runaka, tanto yigize umunyemari. Dore ahangaha ku Kadasumbwa hari umukobwa watanze ubuhamya, bahavanye yari nka manager wa station, bamujyana i Rwamagana Buswayirini, bamumarana ibyumweru bingahe, amafaranga yose yavanye kuri banki baracucura. Hirwa nawe ni mugari, bisaba kuzongera umuntu, bisaba kuzamushakira umwanya, ariko nitwakabaye tugira abantu nk'abo bahirwa n'abavictime nabo yabashije gutuburira, nabo bakabaye bagira, nabo hari ukugira amakenga mu bintu, ukagira amakenga mu bintu, kubeshya umuntu urukundo. Sinzi niba bihanirwa n'amategeko bazabireba, ariko nabwo gutubura umuntu buri munsi akakubwira mfite amakamyo yanjye yaheze, ibicuruzwa byanjye byaheze mu bwato, miliyoni 20 zikagenda, biza kugera aho bajya kugura ikibanza cyari gihagaze miliyoni 60 ngo bakigura 24. Hari bamwe twabashije guhura bambwira ukuntu byagenze. N'abanoteri nabo bagomba kujya bagira amakenga mu bijyanye n'agaciro k'imitungo. Kuri Hirwa ni dosiye ngari. Hanyuma ikindi navuga ko burimo buratwirana, nabonye kuri Twitter ya Radio Flash ivuga umuntu witwa Thomas wigishaga muri Nyanza TSS, yahoze ari Eto Gitarama, bavuga ko urubanza rwe uregwa gusambanya abana babiri, bati urubanza rwe ruza mu mizi ruzaba
2027 ihera mu mpera za 2027 kandi yafashwe 2024. Natangiye kugenda ngisha inama abanyamategeko kuko icyo si ubutabera pe, nubwo haba ubucucike imanza zikaba nyinshi, ariko umuntu umwe arafunzwe, abana bivuga ko yasamanyije nabo baraho, ubwo butabera ari ufunzwe ari nabo bana nta numwe bufite. Icyashobokaga kera nigeze kumva bavuga ko hakabaye hangajwe abanyamategeko bibiraka kugira ngo imanza zibe nkeya, ariko nanone nkongera nkagaruka ngo case ya viol ukayiha imyaka 3 yose, harimo ikibazo cyo kuvuga ngo abantu ntago babonye ubutabera. Iyi case rero ya Thomas umwarimu wo muri Nyanza TSS yatumye nabajije abantu benshi, bamwe bambwira ko umucamanza bashobora kuba barabishyizemo muri automatique ntibarebe ngo case, kuko case ya viol ntabwo ariyo bajuruna imyaka 3 yose. Ngira case yaje nkunda kubwira abantu bagaseka bashyize muri 2026 mu kwa mbere, ariko yo nibura ni ibijyanye n'urukozasoni, ariko kuri viol ntabwo ari ikintu cyakagombye gutegereza iyo myaka yose. Harimo umuntu ufunzwe, hari n'abana bakoreweho icyaha, byakagombye kuba hari uburyo byakwihutishwa, kuko aho niho nyuma abantu bazajya bavuga bati nta butabera, kuko ubutabera butinze bufatwa nk'ubutatanzwe. So rero kuri no case byanteye impungenge niba ari ubuceceke bw'imanza. Nibaza ko ari icyakorwa Chief Justice mushyashya bakareba uburyo niba zimaze kuba nyinshi, hari case zimwe bakwigiza imbere cyangwa bakangaje abanyabiraka bagakora igihe gitoya zikagabanuka, ariko kumva ko case ya viol izaburanishwa mu mizi nyuma y'imyaka 3, ese ubwo ibimenyetso byo ntibizaba byaramaze gusibangana. Ni ikibazo gikomeye cyane kuri iyo dosiye, abantu bakagombye kureba. Gusa birashoboka kwigiza kuba byasubirwamo bikigira imbere. Naje no kumenya ko wari umunyamategeko we ngo yikuye mu rubanza. Ibyo rero ni ukureba ni iki gituma umuntu yikura mu rubanza yari yatangiye. Haba hari impamvu nyinshi nubwo zitatangazwa, ariko ziba zihari, yenda kutishyurwa neza cyangwa se case imurenze, ibyo birashoboka. Ibwo rero nuvuga ngo mu mizi uwo Thomas azashaka undi mwavoka. Ubu kuri no saha nta watanga amakuru kubera ko uwa mbere yikuyemo, none umushyashya ntaraboneka. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Muri make hari case nyinshi zarimo zicaracara hano ku mihanda, niko nabivuga, ariko byinshi abantu baba bashobora kureba. Hari n'ikindi tuzakora dusesengura neza ijambo Première Dame ibyo yatangaje ku muryango, uko umuryango ugomba kuba umeze utekanye kandi urimo ubworoherane. Tuzagenda ingingo ku yindi nayo tubiganiraho muri uno mwaka, n'ibindi bizajya bigenda bivuka. Ariko ikigambiriwe cya mbere ni ukubashimira ko twabanye umwaka wose wa 2024, tukaba dutangiranye wa 2025. Amakaro meza ni ku Ikaro Plaza. Suza hari umudamu twahuriye kuri aba ni w'inyagasambu avuga ati turabakurikira kuri KOP kandi n'amakaro twubakisha nayo ku Ikaro Plaza. Ntabwo yari we wa mbere, kuko ndabizi abantu benshi b'inyagasambu bubakishije amakaro ya Ikaro Plaza. So abakeneye amakaro ya Ikaro Plaza ni ukubasanga i Remera imbere ya gare, uciye munsi ya station ugatambika hirya ukahasanga n'ibindi bikoresho byose. Ushobora kubahamagara kuri 0783 450 hanyuma umundi mufatanyabikorwa tumaranye umwaka niyo Travo, murabizi. Jakana yaraje, hari n'abagenzi babo bagiye kuza, na mwarimu Clement kuri 07 mu kwigisha ibijyanye n'amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga, mukamuhamagara kuri 0788 48 37 22. Burije rero icyo nashakaga cyane ni ukubereka iyi misozi rwose hagati ya 91 na 94 twarayigenze, twarayikiranuraga, turi muri byinshi muri ibyo bihe. Rero nishimiye kuza kumera nkaho mpatangirira umwaka, nkuko nabibabwiye ushize na urangirije nagiye Ibyumba aho mvuka. Hari imvugo yamamaye yuko umuntu udafite ubumenyi ku muco ndetse no kubimukikije aba ameze nk'igiti kitagira imizi. Hari ubumenyi tudakura mu ishuri, ahubwo tukabukura mu buzima busanzwe.
ubu burimo ubumenyi dukura mu bikorwa nko kuganira n'abantu, gutembera, gusura ahantu nyaburanga. Ubumenyi nk'ubu nibwo butangwa na kompanyi nka Jacana Birding Tours, kompanyi itanga serivisi z'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, tourism, research and conservation. Aba usibye gufasha abantu mu bukerarugendo bwo gusura ibyanya bitandukanye nk'ibicumbikiye inyamaswa z'amoko anyuranye by'umwihariko inyoni, banatanga amahugurwa mu by'ubukerarugendo, cyane cyane mu guha amahirwe yo kwimenyereza umwuga abize ibijyanye n'ubukerarugendo, ubushakashatsi no kurengera ibidukikije, haba mu mashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ku bakeneye amahugurwa mu by'ubukerarugendo bisaba kuba wararangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, kuba wararangije amashuri yisumbuye cyangwa se waranarangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Jacana Birding Tours ni impuguke mu byitwa avian tourism, impuguke mu by'inyoni. Serivisi zose wakenera mu by'ubukerarugendo barazigufashamo, haba gukodesha imodoka, gutembera ahantu hatandukanye muri kajugujugu, ibirebana no kubikisha imyanya muri hotel n'izindi serivisi zose zikenerwa mu bukerarugendo. Aho ushaka gutemberera hose, hamagara Jacana Birding Tours kuri 07 84 65 68 57 cyangwa se ubandikire email kuri jacanabirding@gmail.com. Mbere yo gusoza turatumikira, hari abantu turatumikira, hari abantu bambwiye ko babuze umukecuru wari uvuye i Nyamirambo kwivuza ukunda kugira ikibazo cy'ihungabana, nyuma baramubura guhera ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 2024, na n'ubu bakaba bataramubona. Ubwo ni umukecuru w'inzobe, amazina ntago bayambwiye, ariko inimero abamubona, inimero bahamagaraho ndazifite muri telefone, ariko bahamagara no kuzanye nkabatumikira, kuko nabibwiwe n'abavandimwe nabo n'umuryango abereye nyirabukwe, uwo numwe. Hanyuma ejo bundi undi muntu anyohereza amafoto, imodoka ye bayisize ibyondo muri parikingi yo ku kazi. Arambwira ati ibi bintu ni biki? Arambwira ati nari maze iminsi ifite ibibazo, atariko none ati dore uko imodoka yanjye bayigize. Cyangwa namubwiye n'amaherezo bazanayimena cyangwa ibyondo bari we babisiga. Ubwo icyo ni ikibazo kiri mu kazi, abantu mu mibanire yo ku kazi, ari nyir'ubwite nyiri imodoka, ari bagenzi be, ari abo bakozi basize ibyondo imodoka, harimo ikibazo kigomba gushakirwa umuti ku nyungu bikozwe n'umukoresha. Umukoresha ashobora kubafasha bakabasha bakamenya ikibazo uwo mukozi afitanye na bagenzi be, ariko urumva ko ari ikibazo gikomeye. Amafoto turaza murayibona imodoka ukuntu bayisize ibyondo. Hanyuma ikindi kintu cy'igitangaza, ejo bundi nabwo numvise, ubwo nagiraga abashyitsi, numvise abana batuye muri Kigali y'Iburasirazuba, abana babiri bafite ubukwe kuri tariki 18, ubu kuri no saha bakaba bataratanga invitation. Agasigane ko kuri invitation gateye gate: umuhungu yateye umukobwa inda, hanyuma ntibabana, ariko bakomeza kubana neza imiryango itabizi. Umwana wavutsemo ajya ku ishuri, amaze gukura ageze ku ishuri, ise akajya afata nyina akamushyira kuri moto bakajya gusura umwana, ariko iwabo wa nyina batabizi. Ejo bundi rero ageze gushyingirwa, agasigane karaza, umukobwa ati papa niwe yajya kuri invitation. Abamureze ba nyirarume na sekuru batereka da harajyaho sokuru, kuko papa wawe yagiranye ibibazo na mama wawe. Atariko umwana, atariko ibyo bibazo muvuga ntabonye ari njyewe ndi umwana wabo ni ibihe. Ati ko ku ishuri bazaga kunsura bafatanyije, ati iyi gahunda yose tukaba tuyizanyeho, ibyo murabikura hehe? Kari araza avuga ati nyamara atari koko, ati turabizi ko umugabo papa wawe yajyagaza hano dufite nk'inzoga, tugasanga mama wawe yamuhishiye. Bivuze ko bya bibazo nubwo bo batagaragarizaga umuryango ko bakibanye neza, ariko ku nyungu z'umwana bagaragazaga ko bakiwubanye. Hanyuma rero ikibazo nk'icyo, hasigaye iminsi 10 n'ingahe ngo ubukwe bube, umwana mwibaze situation y'uwo mwana. Agize kuba atararezwe na se na nyina, none agize n'ibibazo, agiye gushaka, agasigane karavutse. Uyu mwana yiyahuye, abantu batangira batinya marati, abantu batangira amakuru ku gihe. Uyu mwana aramutse yishingiye, bavuga ati yazanye ibipagani kubera ko gasigane. Umwana arashaka ko se ajya kuri invitation akamushyingira, abamureze bakashaka ngo abari bo bajya kuri invitation. Ikibazo cya invitation ni cyakabaye ikibazo.
bakabaye bagenda bajya ku murenge bagataha, ariko niba umwana yari yifuje kugaragaza ubukwe bukicwa n'agasigane, ntabwo ari ibintu twakabaye tukibamo muri kino gihe. Uyu mwana arakomeretse arahungabanye, kuko ayo mateka navuga ngo iki, ibyo bintu bari kumujyanamo we siko ari kubitekereza, kandi ntabwo icyo cyakabaye ikibazo. Ari uwabyaye, ari uwareze, ari uwakurikiranye, abo bose ni uburenganzira, ariko invitation ntiyakabaye ikibazo. Ikibi nuko bavuga ngo mu bukwe wenda abamureze ntibaraba bahari cyangwa uwamubyaye ntaraba bahari, ariko invitation gusa. Ubu se umuhungu ahise yisubira akavuga ati niba iwanyu hari mu muryango harimo amakimbirane atuma tudakoresha invitation, umuhungu akisubira, uyu mukobwa agahinda kazamwica. Murumva rero uburyo imiryango yacu kubera amateka turacyakomeretsa abana, turacyashaka kubashyira mu budode bwacu, kandi bo bakiri batoya. Ndabamenyesha ko uyu mwana, uyu muhungu wagomba kurongora uyu mukobwa, aramutse abivuye mu bukwe bugapfa, uyu mukobwa iki gikomere ntabwo yazagikira, kandi na nyina afite ikindi, na se afite ikindi, none nawe agiye kugira ikindi. Ibi ntabwo byakagombye. Muri make ibyo ni ibintu biba biri aho bihitahita mu bintu biba bibangamira umuryango, byanze bikunda, kandi nuko bishobora gupfa nawe afite inda. Ubwo noneho umunyabibazo abyaye umunyabibazo. Ngaye nguko muri make rero bakunzi ba KOP mutwiriyeho, kandi ni ngombwa ko ntabwo twari kuzategereza undi munsi ni tariki 2, ubunane twaburiye ejo, turacyatangira umwaka, turasura abantu, ariko ntabwo duhagarika akazi. Niyo mpamvu nari nishimiye kugira ngo nkorere ikiganiro kuri uyu musozi rwose ufite amateka yanjye. Umusozi ufite amateka yanjye, nubwo mpageze bwije, ariko nibura nabyo tuba dukeneye kubisangira. Ubwo rero ndasuhuza abarimu twabanye Musha, witwa Rugamba Aristide naraye mubonye, twaraye duhuye muri quartier, abitwa ba Mukasoma na Vestina twakoranye, abitwa ba Rukurura, abitwa ba Ruzinda, n'abitwa ba ndimo ndareba aho bita ku iwabo mudamu twiganye witwa Vestina, nkurikiye imfura iwabo ndahareba, nkareba Kadasumbwa, nkarenza amaso nkagera Iduha, ndenza aho bitaga Karefuru. Iyi misozi yose, hanyuma wambutse Muhazi ukagera amaso akareba za Murambi mu kaboko k'iburyo. Ubwo ni ukuvuga ngo urenze Janjagiro, Fumbwe na Nyarubuye, ubwo wambuka Muhazi ukabugeze za Gasange, hanyuma za Gasange muri Giti na Rutare, aho hose ubwo manageze ndimo nambuka Ubuganza nsubira iwacu. So mwakoze cyane rero, kandi mwihangane kubw'urumuri rudahagije, ariko mubyihanganemo nta kundi twari kubigenza. Ahangaha ntabwo nari kuhava ntakoreye ikiganiro, kandi hari benshi bashobora kuba batari banazi ko wenda ahangaha nanjye mpafite amateka, ariko byari ngombwa aha hantu nahabaye igihe kinini, mpaburira abantu benshi, ariko abasigaye nabasuye. Nuko nyine, nuko kandi mwakoze.